Ngiye kubabwira ijambo ryaguhindurira ubuzima. Aline ni umuhanzikazi ugishakisha mu muziki. Yaravuze ati, dore icyitegererezo cyaha umuntu ajyana aha ava aturuka, kubaho mbanye n'abandi neza, kuba umuntu wese ndetse n'uwambangamiye. Aline yongeye hati, ntukabare amashami y'igiti utazurira. Yabwiye inshuti ye Mary ati, nuvuga ko unyanga ntuzibagirwe no kuvuga ko ntacyo wabumariye. Yagerageje umuziki bimaze kwanga, aravuga ati, maze kubona ko nagomba kubaho uko mbishaka, ahubwo ngomba kubaho uko isi bishaka. Aline ntiyakundaga kuvuga byinshi. Yaravuze ati, mfite bike byo kuvuga bitewe n'igihe ndimo, ariko mfite byinshi byo gutekereza bitewe n'igihe nzabamo. Yabisobanura agira ati, jya uvuga bike bifite ibikorwa, naho kuvuga ngo uyu mwaka uyu n'uyu nzaba mfite inzu kandi ntacyo ukora. Nukomeza kuvuga menshi ntacyo ukora, uzarinda upfa cyangwa se uzasaza ntacyo urigezaho. Yaravuze ati, nujya ukunda cyangwa se ugiye mu rukundo, uzarebe umuntu ufite intego imwe n'iyawe cyangwa wubaha inzozi zawe, uwo niwe muzarambana. Ntabwo dusoje ijambo ryahindura ubuzima. Naho ubutaha. Kora subscribe kuri Mama TV kugira ngo uzabone igice cya kabiri. Naho ubutaha.